Suppose ko ngewe ndi umuniga. Uyu munsi yankoresheje filime so it is what it is. Nabaye utirengagije ikibazo cya santé mentale ko turi kuvugaho. Wowe nka Divine. Iyo ubona ibintu bitari kugenda mu murongo, iyo ubona bitari gukoreka nk'uko ubyifuza. Uwe ton secours. Nihe uhungira, nihe ukura imbaraga, nihehe wiyubakira. Guys, let me dance because that's my favorite thing. Mumana. Guys, let me tell you something. Niba hari video ejo nabonye ivuga ngo abantu b'abakristo ngo birukanira mu Mana ngo kuko nyine ngo ariyo mbaraga ngo nyine ngo bumva yuko ari cyo kintu gishaka kubafasha ngo they are weak. Je nirukanyira mu Mana kwako ari birakora guys, like birakora. Je hari ngira ikibazo cya overthinker, I'm an overthinker person. Muri make iyo nkore action nitekereza nk'inshuro 500 ariko hari ikintu mvuga ngo ati stop. Je Imana yanjye irandezona cyane niyo ngize ikibazo runaka iramfasha cyane kubera yuko irambwira ati wibuke yuko ari nje wandika Tony Stark. Niba nanditse ko iki kibazo kizagera mfite impamvu ikaba yakubwira ngo mfite impamvu ariko ikaba yanakubwira ko ibintu byitwara sibyo. You guys mujye muganiriza Imana yanyu muyibwire ibibazo muyibwire. Guys niba mutanasenga it's okay. Shaka inshuti uganiriza sibyo uyibwire ibibazo byawe kandi nawe inshuti niba umuntu ashaka kukubwira ibintu nagari ngo ubibwire isi yose. Niba mushuti wawe ashaka kukubwira ikintu kuko aremere Ese uragira ngo tubakabati ibyo twarabitoje none se niba ngiye uri inshuti yawe nkabanje kukubwira ikintu kugira ngo nduhuke kubera icyo cyo kukibwira mushuti wawe ifo guhitamo inshuti neza ariko niba n'umuntu acitse akakubwira nagari ngo ubigire isi yose. Ngiye cyo ndi kubabwira ngewe ngira umuntu mbwira ibintu byanjye byose ni Imana yanjye nukuri tubwira uburyo babigenza. Wana byane twaturi ngo be real with you, be real with your God. Na nyuma yo kuyibwira usome Bibiliya nose mara gusoma Bibiliya uzabona ko isha izi ho guhibisubizo uzaza kumbwira. Iyo nsomye Bibiliya sibyo ngakoresha n'ubwenge bwanjye nkareba n'ibyo mbona byose birahabanye. Kubera iki bihabanye uyu munsi nureba vraiment non mbona bihabanye kuko hera d'abord wisdom flows. So ladies and gentlemen, nongeye kubasuhuza nigiye musamangara ku Ruhimbi podcast gira ngo muri 48 nkuko naye basezeranyije mwamaze kubona episode ya mbere twakoze na Divine. Iyi ni episode ya kabiri tugiye gukomeza muri yanjana twari turimo. Ndonge ndabasuhuje mbahaye n'ikaze ku kiganiro cya DD1 and Uruhimbi TV show. Ubushize twari turi kuvuga ku bafamiye tuvuga kuri show umubyeyi ashobora gukorera umwana we liberté abana bashobora kugira. Rero mbabwira uyu munsi tugarukanye n'indi episode tuganira kuri santé mentale ku kintu cyane kandi nekera yuko kiri very important. Twinjiye mu kiganiro direct dis-moi kwera iki aba Gen Z cyangwa se urubyiruko rw'uyu munsi bafite inyota yo kugafata hakiri kare kubera pressure ya internet, pressure ya Instagram, TikTok ubusigaye tubona abantu bagenda muri za jet privé kandi hari ababari nyine ubwo urumva hari pressure nyinshi, hari social media, hari kuba wakumva nyine ushaka gufeza party y'ibyo no kubona uko abantu bajya bari gushopinga kuri chez Louis Vuitton ariko wabona ikintu ushobora kuafodinga kuri chez Louis Vuitton ugasanga ni koke ya telefone ukumva birakubabaje ukumva nyine ushaka iyo cash ariko mu by'ukuri ntabwo ubuzahana ibyo bintu bivuye. Ngumva ngiye ntabwo ko ari cyane pressure ya internet no kugira iyo sentiment yo kuba ufite amafaranga kandi cyane yuko ndasuta yakunda n'inzu udashaka kuba yagafata. Mu by'ukuri I'm one of the person who want to be rich ariko nyine nawe urabyumva nyine ko barimo akantu ka pressure y'ibyo tubona ya testimonies tubona y'abantu tubona nabo kumva nyine ushaka kuba nkabo ushaka kuba nka runaka kuko runaka afite ikingiki cyose kiragera nongasanga nyine dusako ga pressure yo kugashaka kugafata ariko se ni ikintu kibi buriya gushaka kugafata ku bwanjye ntabwo ari ikintu kibi ahubwo icyo mbona cyaba ari kibi eske buriya si ukwigereranya si cyo kibazo dufite kuko nkuko wamaze kubyensiniwa mu kanya ukavuga ko hari ibyo tubona kuri social media
n'iki n'iki tugashaka kuba nk'abandi tukabona hari utwo tujete privé mbona urabizi ko hari abantu uyu munsi bubatse ama studio d'enregistrement abantu bajya gukoramo ama content ukaba wicaye hano i Paris umuntu akakujyana muri studio bakagufilima uri kubeshya abantu kuri Dubai cyangwa se ukaba uri muri studio bubatse y'imbaho ahantu bakayisiga irangi bakakubeshya ko bari muri jet privé kandi ari ahantu muri studio yishyuye amayero 30 cyane. So nkabona ngewe gushaka kugafata si bibi, gukira ni byiza, ariko gukira wabaye inspiré y'ibyo wabonye kuri social media jewe mbona harimo ikibazo. Mu by'ukuri biterwa, hari umuhanzi mu Rwanda waririmbye ngo ishyari ryiza, sinzi niba ndimbo yize nyagiye uko yize ishyari ryiza. Oya, ariko muri comment section batubwire ndaza kwishaka nyibashyanga, sinzi n'umuntu waririmbye wari by the way, ariko ndayizi ko umuntu akunda kwibuka ishyari. Hari haba ishyari ribi n'ishyari ryiza. Burya umuntu aguteye ishyari ryiza wumva hari umuntu agutera ishyari ryiza ukumva ushaka gutera imbere, ariko biterwa n'impamvu ushaka gutera imbere. Umuntu ushaka gutera imbere biterwa kuvuga ati shaka kwerekana yuko I have this, mfite iyo modoka, mfite iyo jet ski, mfite iyo nzu, mfite uwo mugore mwiza, mfite ni ugushaka kwereka. Ariko nawe undi ushaka gutera imbere kuko ashaka gutera imbere, nshaka gutera imbere nkateza imbere yanjye famiye, inshuti, nshaka gutera imbere nkaba nagira uwo mfasha. Ukumva hari n'ushaka gutera imbere avuga ati ewana njyewe, hari n'abantu bashaka gutera imbere juste kubera yakuze nabi, akaba yavuga ati ewana njye nakuze mu rugo naryo umugati, nzatera imbere uwo mugati nzawurya, nzawutunga, nzagira iki. Ukumva ashaka gutera imbere bitewe n'uko yakuze na background ye, akavuga ati ok, akavuga ati je suis né pauvre mais je vais pas mourir pauvre, tu vois. Donc biterwa na inspiration gushaka gutera imbere cyangwa se gushaka gukira ibyo ushaka ibyo ari byo. Rero bitewe na inspiration n'ikibazo kiba. Bo ikibazo hari ababikora, ngewe uko mbibona hari ababa inspire koko bagakora ubwo bukire bakabushaka, ariko umuntu uri gushaka ubwo bukire arihiringa, ntago we ofete kubera afite vision yo kuba umukire, ntago uko agaragara none abiha agaciro, ahubwo aha agaciro kwa kundi azamera ejo. Ariko noneho hari abandi njye bari bo ntari d'accord nabo, akomeza guhora ashaka ko bamubona nk'umukire. Ni wa muntu udashobora kukwemerera kwinjira iwe, ni wa muntu ukodesha icyangwe agiye gufata agafoto avuga ati eske inyungu irimo na vision irimo ni iyihe. Ariko man, ubundi ubwonko bwo ni n'uburwayi. Exact. N'uburwayi. It's okay to not be okay. It's okay to not have money. Kuba muri iki gihe nawe ufite doesn't mean yuko demain tu vas pas l'avoir. C'est ça que je veux dire. Kuba muri iki gihe utameze neza doesn't mean yuko tomorrow you won't be fine. Tomorrow you will be fine. Everything will be good. Njye icyo nabagiraho inama nuko be you today so that tomorrow you will be proud of what you are. None se niba ushaka kuba umuntu ejo, niba ushaka kuba umuntu ejo ukaba ushaka kwactinga nkaho uri we right now, evolution izabiri he. Be you right now and then tomorrow ubone inzira bagiye ukora. Ariko nyine niba wemeye uriwe, tangira acceptinga wo uriwe, ishake muri wowe umenye ati nje ndi muntu ki, nkunda iki, nshoboye iki. Ushaka gutwara iyo jet privé, ushaka kwicara muri iyo jet privé, okay, tekereza ucavuga ati ni igiki nakora cyamarira akamaro, kiri kagamba ko cyatuma ejo ngenda muri iyo jet privé. En fait jet privé iguhindukira igikoresho aho kugira ngo uyifate kugira ngo wigaragaze ukundi. Iguhindurire l'envie yo kuba wakora. Uri kumva? Niyo mpamvu nababwiraga ishyari ryiza. Ishyari ryiza ni cyo kintu cyatuma uzabona umuntu uri mu jet privé ukavuga ati je vais arriver à là. One day je vais arriver à là. Mais right now let me accept who I am. Menya uwo ndiwe, menya aho nshaka kugera. Kuko burya na umuntu utamenya ahari kujya atazi iyo avuye. Rero niba deja uri kwactinga nkaho aho uvuye ariho kujya, ubwo bizagenda bite? Ufite uzastagna aho uzakomeza kuwigaragaza utari we. Rero cyane kuba jene y'iki gihe noneho ugasanga ari ikintu bita mental health. Mental health ni ikintu tutakirebaho cyane, nta nubwo tukizi tukirebaho abajene, ni ikintu tugomba gutangira kurebaho
ukamenya uri we icyo ukunda icyo udakunda meze neza si meze neza ni ukubera iki. Cherchons à comprendre les choses pour pouvoir avancer. Mais sinon si c'est pas ça, ça va être compliqué, ça va niba uzasanga umuntu ari kwishushanya, niba uzasanga umuntu ari gukora ibintu no buri we. There's no need. Sibyo? Niba ushaka kwambara nka Drake, kora nkawe. Kora amafaranga. Ariko se unakora uvuga ati amafaranga nzayakoze iki? Ari abantu benshi baba bakire mani. Ejo ako kantu ka mental health uri gukunda kuvugaho cyane. Kari gutuma numva nakubaza nti ubundi ni ryari umenya wowe ku giti cyawe umenya ko ukeneye ubufasha kuri iyo santé mentale? Ni ryari iyo ukibona yuko utari uwuriwe? Eske uwo muntu uba ukora ibyo ngibyo niwe ubwe wibwira ko byajabutse cyangwa yenda n'entourage ye imubwira ati ariko c'est divin ko dusige tubona ukoresha ibintu birenze ubushobozi bwawe, aho ni haba hari ikibazo. So kugira ngo ako kararume kaze umuntu ashaka ubufasha cyangwa ahabwe ubufasha, niwe ukibwira n'abandi babimubwira, ni iki gikenewe kugira ngo ako kantu kabone igisubizo? Burya abantu turizi. Abantu umva nje kamabwira abantu turizi, burya hari igihe ugera muri situation ukabona ntabwo uri kwimenya. Ntabwo uri kwimenya ugasanga de ma part uri gushingura abantu, tu n'es pas franchement ugasanga nyine umuntu ariyizi. Mu bantu badukurikiye c'est vrai twakoresheje terme y'igifaransa d'ailleurs ni nako y'icyongereza we ikoresheje mu cyongereza nyine nivuga muri français santé mentale. Ubundi santé mentale mu kinyarwanda yitwa ngiki? Nuko aje gushya. Aje gushya ntabwo bizi. Mutubwire muri comment. Santé mentale. On va tubaze Google. Tuzabaza Google undi munsi. Ariko ngira ngo ni indwara santé mentale, ubwo se ni indwara. Nagari indwara kuko santé mentale ça veut dire que ni nkuko tuvuga health. En fait ni ubuzima bwo mu mutwe. Gusa ikibazo mu Rwanda iyo uvuze ngo no ubuzima bwo mu mutwe umuntu ahita yumva ko urwaye mu mutwe. Iyo uburwayi bwo mu mutwe bahita bavuga ko ari ubusazi. Oya ntago ari ubusazi guys, ntago ari ubusazi. Santé mentale ni uko ubwonko bwawe bureacta sur les choses, sur les stress, ni ukuntu ubwonko bwawe bushobora kureacta sur certaines expériences cyangwa sur certains sujets, sur certaines situations. Rero hari n'igihe umuntu ashobora kubaho igihe abamo ibintu akaba yaba fed up cyangwa se akaba yaba bloqué ku kintu. Stress c'est imijinya se ibyishimo se nukuntu nyine ubwonko bwashobora gukontorora n'ubuzima nyine bwo mu mutwe wawe. En fait kubyoroshya ubuzima bwo mu mutwe ni ubuzima nabwo bukorerwa suivi nk'uko urabona igifu cyawe ukajya gukora check up y'umubiri wawe ubwenge ukabona mu mutwe ameze ate, mu nda ameze ate, amaboko ameze ate, amaguru ameze ate. Guys tubibutsa ko ntabwo turi abaganga, ntabwo turi abapsychologue. Nk'uko watangiye ubivuga la santé mentale ni ikibazo twebwe tudakunda kwitaho nk'abanyafurika cyane. Et pourtant nicyo kitubera bariyeri mu bintu byinshi bigatuma tunishyira mu myanya itari yacu cyane rwose. Cyane kambabwira ugasanga umuntu sibyo yageze ahangaha i Burayi wenda abuze ibyangombwa sibyo, ugasanga yabuze wenda se n'uwo musheri, ugasanga ufite utuntu dutoya twagiye tuba twinshi mu mutwe we noneho we byaba accumulé aho kugira ngo ashake uwo muganga uzamufasha ahubwo bikexplosa, ugasanga il se crée une autre identité à lui que lui-même il va accepter alors que c'est pas son identité. Ugasanga ni ikintu kibereye ikibazo, ni ikintu kimubanye imbogamizi. Ariko none wanamubwira ati nigga you need to consult someone, ugasanga nyine no ntabwo ndi umusazi. No ntabwo ikibazo cyo kuba umusazi, ni ikintu abantu benshi banaturusha nuko bo ils s'en occupent alors que abantu bo hanze ils s'en occupent, ils savent que ni nko kujya gukora check up y'umugore bo bafata nk'ibisanzwe n'ubuzima. Ariko aho kugira ngo ubikore ugasanga nyine c'est un problème ntabwo ushaka kubikora parce que tu penses que tu sous-estimes que c'est pas quelque chose de très important kuri wowe. Oui certes ariko nyine ugomba kureba ati iki kintu
how important to me, comment je dois le faire, etc. ukaba wabasha gushaka umuntu ugufasha akaba yagufasha kugikora. Tu vois ce que je veux dire? Rero ni ibintu tuba tugomba kwitaho, ukavuga ati ndi umunyeshuri yego ndiga mfite alternance mfite ikibazo iki ngomba kubyiga, ngomba gukurikirana sentimentale yanjye, ugasanga hari n'ama reaction umuntu agira akaba atazi impamvu ari kugira izo reaction, ugasanga umuntu ahora afite imijinya, ugasanga umuntu ahora abeshya, ugasanga umuntu ahora yiha another identity atazi, ariko mu by'ukuri ni ukubera ko hari ibintu byabaye mu buzima bwe, hari ikintu cyagize shock kuri we, ugasanga nyine nagashaka kudilinga nacyo, wenda kuba yarabuze ibyangombwa se, akavuga ati okay ninjya muri iriya society nkagaragara nk'umuntu udafite amafaranga, nzagaragara nk'umuntu udafite icyangombwa. Ugasanga rero icyo kintu aho kugira ngo akiyonokipe avuga ati qu'est-ce qui va pas, ahubwo akavuga ati je dois me conduire comme ça. Mais mu by'ukuri ntabwo uri umuganga, wowe ntabwo uri umuganga ku buryo wavuga ngo iki niko kizagenda. No, wowe consulta umuganga niwe azakubwira uko ikintu cyitwaramo. Hari benshi cyane cyane noneho nkatwe nk'abantu dusenga, njyewe iyo mbonye yuko hari comportement nangiye kwa adopta itari njyewe, yewe umuganga wanjye ni Yezu, ndamukaba nkamubwira nkavuga ati iki ntabwo kiri kugenda neza, nkora iki mbwira. Urukumva niba rero udafite relation n'Imana ngo wavuga ati nshaka gusenga kugira ngo iki kintu kigende, consulte umuganga akuganirize, yumve ikibazo ari ikihe, yumve trauma ari iyihe, yumve what is actually the problem. Abenshi nubwo is not even to bring you, hari igihe nabwo yisobanukiye what is wrong with you, utruva solution toi-même. Sibyo akenshi rero ngiye cyo nababwira, chercher l'aide, nagaru urwaye bwo mu mutwe, nagaru ni nko mubiri wawe, ubwonko ni nko mubiri wawe. Uko ujya muri gym ukaba wumva waba fit, ukaba wumva inda yagiye, ukaba wumva ugomba kuba ufite six pack nk'icyo cyose, ni nk'uko six packs ugomba kuza ku bwonko bwawe, ukaba wabikora ukavuga ati ngomba gukonsulta nkamenya iki n'iki mbese sava. Hari n'ukuntu ubona abantu en fait, ukuntu ubona abantu bishobora kuba ingaruka y'ukuntu udakora sentimental yawe. Hari abantu bagira anxiety, je sais pas niba muzi abantu bagira anxiety, ugasanga umuntu afite anxiety yindi ya danger, mais il veut pas travailler sur ça. Il faut travailler sur ça. Iyo borongo ni iki? Anxiety Ni igiki? Anxiety ni umuntu uhora utekereza, akavuga ati akenshi abari n'aba overthinker, ugasanga ari gutekereza cyane. Niba tuvuge wari uri kumvugisha ukatureba ku ruhande, akitavuga ati merde, ntabwo uyu muntu ashaka kumvugisha, mvuze ikintu kitari cyo, ugasanga agiye mu bintu byinshi. Anxiety harimo perfection, harimo gukora ibintu usubiranyije, harimo ibintu byinshi. Ubwo urumva anxiety rero, niba uzi ko uri umuntu ugira anxiety nyinshi, shaka umuganga gusobanurire, akubwire ibi bintu ni bon, ibi bintu si bon, uko wabigenza, uko wabitekerezaho. Hari igihe uba nk'abantu bagira problem yo kwibonaho ikibazo ku mubiri wabo, ukabona ufite umutwe munini, it's fine. Kumva ko ufite ikibazo, it's fine, mais icyo ubikoraho nicyo kibazo. Niba ubona ko ufite umutwe munini, baza la majorité des personnes qui te voient autour de toi, bazise murabona ko ufite umutwe munini. Uskora abantu bagira nuze kuri bo akaba bagitanga complexe kuri bo akaba yakwiyahura. C'est pas possible. Akumva ko atari mwiza, akumva yuko hari ibintu byinshi bitagenda kuri we. Mu by'ukuri guys, nta muntu muri perfect muri iyi si. Na Kardashian uramubona ahora akora umubiri we ko ari ibintu atabona bitagenda kuri we, sibyo? Nta muntu n'umwe muri perfect, nta muntu n'umwe. Donc twemera uko turi, dukunda abo turi bo, ntidushakishe kuba abandi. Utabibashije kubyemera, consult. Ukore consultation, uvuga ati ureba umudokita akubwira ati okay, hari umuntu nanone, hari n'abantu usanga bavuga ibintu batabitekerejeho, ugasanga komerekeje undi, ugasanga wenda umuntu yari yifitiye iyo comparison n'umubiri we, ugasanga bigize ikibazo bivuyemo kwiyahura cywa. Ugasanga nk'abantu bahura n'umuntu akamubwira ngo sha warabyibushye, ngo mana ngo sha ngo ntabwo bikubereye pe. Ibyo bikureba iki?
hari igihe umuntu adashaka kubikubwira nyine wenda n'igihe umuntu ashaka kubikubwira nyine yivugira. Hari abantu bakunda kwivugira pe, nanjye ndi mu bantu bakunda kwivugira, ariko let's control what we say mu gihe tutazi ukuntu umuntu yibona cyangwa se yiyumva, sibyo? Kandi nawe niba wumvishe yuko umuntu akubwiye ikintu nk'icyo ngicyo, ntitukajye duceceka ngo dukore abanyarwanda ngo tube ngo no it's okay. Mubwira mbwira ati ndatekereza ari umubiri wanjye ari njye wakagombye kuba, iyo nabyutse mu gitondo nkava mu rugo mba nirebye, ntabwo nkeneye yuko uza kubimbwira. Burya tugomba no kwiga kuba twashyira boundaries ku bantu kugira ngo abantu batakumenya. Kutemera ko umuntu akuvugisha uko yiboneye kose. Exactement. Ntabwo umuntu agomba kukuvugisha uko yiboneye kose, cyane cyane abantu mutanafitanye big deal with, ugasanga umuntu aje kubwira ikintu ukavuga ati who are you to tell me that? Kandi njye rwose je suis d'accord kubera yuko niba bikwangiza muri wowe, niba bigutera ipfunwe kuri wowe, nawe mutera ipfunwe mubwire yuko imico ye kuri wowe itari myiza. Nk'abo bantu wababwira iki batinya kwakira ibibazo bafite? Kandi none ugasanga nk'umuntu muri Afurika araguhamagaye yagusabye amafaranga, aho kumuhakanira ukamubwira ati nzareba, ahubwo noneho ugatangira kujya wihisha. Ni imvugo nyarwanda. Cyangwa se ukajya kuguriza abandi bavandimwe bawe bari basanzwe bagufasha gukemura ikibazo cyawe, ahubwo ntukajya kubaguza kugira ngo wiyemere ku bandi wasize iwacu. Eske izo case ujye uzibona, wabagira inama yihe abo bantu batasima ibibazo ko muri diaspora si mwijuru? Nko ku byangombwa sinkubwiye ngo ugende ubibwira abantu bose ngo nta byangombwa mfite. Si bikubera ipfunwe pe, kuko ni kenshi cyane umuntu abura ibyangombwa. Icyangombwa ni ikintu abantu benshi babifite, aba ari chance, vraiment aba ari chance, kuko ibintu byarakomeye, abafaransa ntabwo bagishaka abantu, donc icyangombwa byabaye. Donc c'est normal, ni ikibazo gifitwe na benshi, ntabwo ari wowe wenyine, c'est normal. Gusa ahubwo wowe sibigutere ipfunwe zo kuba wakora ngo ugire icyo wimarira, sibikore. Nta nubwo ngo ntabwo nakora nta byangombwa mfite. Okay, then ihangira umurimo. Hari ibyo ushoboye n'ibiganza byawe. Ushobora nko gusuka abantu, ushobora gusuka, ufite uturimo tw'amaboko. Akazi kose ni akazi kagushyirira amafaranga kuri table, ni akazi. Niba ushobora gusuka, ushobora gufotora, ushobora, hari n'abantu baba bafite talent ziri merveille, ushobora kwambika abantu, ushobora kudoda, kandi ako ni akazi ejo gashobora kubyara ikintu kinini cyane. Ariko be afraid, wowe so nkuko rero nababwiraga twongeye guhindura position ifuka abantu babimenya ko turi guhunga izuba rimeze fo. Uyu munsi yankoresheje filime, so niko nabaye. Reka nkubaza akabazo mbere yuko dukomeza na mbere yuko dusoza. Utirengaje ikibazo cya santé mentale ko turi kuvugaho, wowe nka Divine, iyo ubona ibintu bitari kugenda mu murongo, iyo ubona bitari gukoreka nk'uko ubyifuza, uwe ton secours, nihe uhungira, nihe ukura imbaraga, nihehe wiyubakira? Guys, let me dance because that's my favorite thing. Muman. Guys, let me tell you something. Niba hari video jondi nabonye ivuga ngo abantu b'abakristo ngo birukanira mu Mana ngo kuko nyine ngo ariyo mbaraga, ngo nyine ngo bumva yuko ari cyo kintu gishaka kubafasha ngo they are weak. Je nirukanyira mu Mana kwako ari birakora, guys, like birakora. Je ngira ikibazo cya overthinker. I'm an overthinker person. Muri make iyo nkore action nyitekereza nk'inshuro 500. Niyo nkoze ikintu nanjye ubwanjye ngitekereza nk'inshuro 500. Ariko hari ikintu mvuga ngo ati stop, iki niki cyabaye, this wasn't good, this was ejo ndashwanye n'umutsikuzine wanjye turashwana fo, ariko uvuga ngo turashwana koko. Ndataha ngera mu rugo ubu umujinya, ariko Imana ikagimbye ati waretse tukaganira, nanga ati no, ndacyafite umujinya. Umunsi wa mbere wa kabiri Divine waretse tukaganira, no ndacyafite umujinya, ariko bigeraho nanga ati okay, you know what, katuganira. Yakoze iki, wakoze iki, yakoze iki, wakoze iki, yakoze iki, wakoze iki. Muri make mwese mwari mufite amakosa. Imana irakuganiriza ikaba yakubwira ati ibi byabaye, ariko se nawe ntabwo ujye unkosoreza.
ikambaza ati inshuro ubwira umoshereje wowe Divine nizo mugenzi wawe yagukoshereje mwizumbe kiguzina ariko turangana nizo yagukoshereje urumva bimeze biti cyane cyane ko nawe wamukoshereje ugasanga nyine imerezona njye Imana yanjye irandezona cyane niyo ngize ikibazo runaka iramfasha cyane kubera yuko irambwira ati wibuke yuko ari njye wandika ton histoire niba naranditse ko iki kibazo kizagera mfite impamvu niba naranditse yuko uzamara imyaka 5 nta byangombwa mfite impamvu uri kunyumva niba naranditse yuko uzamara imyaka nta boyfriend nta girlfriend mfite impamvu uri kumva ikaba yakubwira ngo mfite impamvu ariko ikaba yanakubwira ko ibintu byitwaramo sibyo nko kugiye cyangwa ikaba yakubwira ati okay certes reba mu bintu byose biri kukubaho nta cyangombwa ufite ariko se burara ubwiriwe you guys mujye muganiriza Imana yanyu muyibwire ibibazo muyibwire guys niba mutanasenga it's okay shaka inshuti uganiriza sibyo uyibwire ibibazo byawe kandi nawe inshuti niba umuntu ashaka kukubwira ibintu ntabwo ari ngombwa ngo ubibwire isi yose abanyarwanda bafite ikibazo cy'umunwa what's going on with you guys umuntu akubwiye ikintu ugiye kukibwira runaka neza araguha solution arayiguha solution nta solution ari buguhe mu gihe nta solution ari buguhe niba mushuti wawe aje kukubwira ikintu kuko aremerewe Musi uragira ngo tubakabati ibyo twarabitoje none se niba ngiye uri inshuti yawe nkabanje kukubwira ikintu kugira ngo nduhuke kubera icyo cyo kukibwira mushuti wawe ifo guhitamo inshuti neza ni kuvuga ngo niba warampisemo neza no ntabwo ari ikibazo cy'inshuti ni ikibazo cyo kumenya gufunga umunwa wawe hari abantu bavuga ngo none se ngibanga utabashije kwibikira nyine niyo mpamvu ifo guhitamo inshuti nose ubundi inshuti ni yindi musangira ntigucure ubitse ibanga ntirimene mugendana ntigusige ariko ifo choisir vraiment ko nupfa gufata uwo ari we wese ariko nyine niba n'umuntu acitse akakubwira ntabwo ari ngombwa ngo ubigire isi yose njyewe icyo ndi kubabwira njyewe ngira umuntu mbwira ibintu byanjye byose ni Imana yanjye ndayiganiriza nkayibwira nta akazi mfite ndabahonye none se buricura ndagira inzu ndayishyura burya muzanarebe akenshi Imana iduha solution ni gake itagwashije kandi itagwaye solution nuko nabwo haba hari indi solution iri buguhe ni ukuri pe bajene mwige kuganiriza Imana ni ukuri tubwira uburyo babigenza uko bigenza upfuka wana byane turi ngo be real with you be real with your God sugirwa ngo kwibwa kuko niyo yakuremye niyo yagushize anga niyo kuzanya anga niyo yaguha ibintu yibwira ati wanzanye anga humaye akazuma iki none nabyangombwa mfite ndabahone ese hari ikintu nenda kukubaza hari ikintu nenda kukubaza none nyuma yo kuyibwira usome Bibiliya nose mara gusoma Bibiliya uzana ko isha izo guhibisubizo uzaza kumbwira ikintu nenda kukubaza aho ngaho nuko deja wigeze uvuga kuri overthinker simbizi niba ngewe uko iyo meaning nyumva ariko iri yenda gusaba bwa mbere kudufasha gusobanukirwa umuntu uri overthinker aba afite imiterere aba functiona gute icyo ni ikibazo cya mbere noneho ikibazo cya kabiri think jambo think ni ugutekereza over ni en boucle quoi no byinshi none overthink abatekereza cyane ni umuntu utekereza ni umuntu utagira limite mu bitekerezo bye noneho ikibazo cyanjye aho kiri buze kurangiriza numara kudusobanura overthinker icyo ari cyo overthinker pa overthinker ito kikeki no kiri vast so nibyo ntubitinda dore ikibazo cyanjye cyari kiri abantu bari overthinker uko mbitekereza na abantu batekereza cyane ofete kurusha abandi n'abantu mu by'ukuri bigora kuba muri dogme cyangwa kuba muri croyance kubera utekereza cyane urazi umuntu udatekereza cyane iyo umubwiye ngo Imana ngo ifo kuyigira uyigereho no kujya mu rusengero ajya mu rusengero nyine akumva ko abona Imana ukamubwira ati okay iyo wakoze icyaha ugomba gupfukama ukajya imbere ya padiri ukamusaba penitence akabikora n'umutima wakumva araruhutse kandi koko akumva arakize en fait ntago yibaza ibibazo ibyo muri français bita les questions existentielles umuntu utari overthinker ntago abyibaza noneho wowe
uvuga ko deja uri overthinker kandi nkaba nzi ko abantu bari overthinker biragoye kwemera ikintu undi muntu yanditse mu gitabo cyangwa yatekereje noneho iyo ugiye mu bitekerezo byawe a moment donné ugera ahantu uba limite ukavuga ati ariko se namunagani ese Imana buriya ntago bampfunyikiye umunyu ese Imana nta bundi buryo na accessingaho bitandukanye biriya bambwiye byanditse hariya muri Bible kipoza meme n'ibibazo ukavuga ati ariko se ubundi umuji wanditse iriya Bible objectif arafite ni wowe nka overthinker ni gute ubasha kugendera ku mahame y'iyobokamana ukabasha no kubwira Imana icyo kikugoye kandi ukumva kwikumvisha? OK. Déjà, quand c'est vrai, ni vraiment overthinker, on lutte avec la foi. On lutte constamment avec la foi parce que toi tu es cyane. Du coup, ugasanga ni ugiye gusenga umupasteur avuze ikintu ukagitourna en boucle. Paka misirange nani kintu wumvisha ariko nyine kambabwire iyo uri overthinker Imana nawe kirakumenya iragufasha iragufasha ikakubwira ati kuramo ibyiza uburetse hani giye gukalma uzi kugira ngo iki gisubizo kuko nzi ko hari amanigame hari abajama benshi bagikeneye nzi ko iki kibazo mubajije hari abasore n'inkumi benshi bakeneye kumva icyo gisubizo. Kamera nushaka kuyihorere nabari ubihorere suppose ko ngewe ndi umuniga suppose ko ndi overthinker noneho ugiye kumfasha kuba nanjye bindemereye nabitura Imana. How can I do? Liga kuba watura Imana ibibazo byawe na ahantu bihurira na overthinker izagira ahantu bihurira n'Imana mu gihe uri kwibaza sur existentiel de Dieu. Mais ikindi kintu gifasha aba overthinker nuko they like to have quelque chose de concret, quelque chose d'action. Kandi Imana nta kuntu ishobora gukora idashyize action dans ta vie. Rero à un moment donné urabibona yuko this action doesn't come from me. This action is not c'est pas normal. This action byanga byakunda biturutse ku Mana. Cyane cyane iyo bisengera. Iyo bisengera na Imana ubwayo iragufasha ikakubwira ati ikagufasha ikakumvisha ibintu bimwe na bimwe. Noneho cyane cyane iyo ubona ama video muri isi ukumva umuntu akubwiye ngo nonga Imana yazanye n'abazungu ngo Yesu yazanye n'abazungu ngo dayeri ngo Yesu yari umwirabura ukumva buri kujya muri deba kuko turi mu isi aba overthinker kubaho bigoye cyane pe. None ugasanga nyine ewana misengya mu bindi bintu nk'ugasisubu ni koko ugasanga umuntu akubwira urane se ko niba Imana ibaho koko ngo ni gute ibintu byabaye uboneza ko bavuga ko Imana ari Imana y'urukundo ariko twasoma Ancien Testament twabona ari Imana ari ingome uboneza ngo Imana yaje kuba Imana nziza ngiza kuba Imana ngo yaje kuba Imana y'ingome ngiza kuba Imana no ikintu rero gifasha overthinker ni réponse immédiate. Où ils vont trouver la réponse? Dans la Bible. Njye mfite umushuti wanjye by the way komeza umbwira ko kandi kumuha thank you, he's like my brother by the way. Nyine ndanamusuje ejo muri nzanamuzana mujame twarori tuganire kuri Bible. Njyewe iyo mfite like ibibazo cyane cyane nyine qui en train de remettre en question ma foi niwe muntu mamagara nkamaza ati wait kubera iki muri Bible ahantu handitse gutya ese wa mugani kubera iki Imana yakoraga ibingi y'Abisirayeli ese kubera iki okay niba yarakunze Abisirayeli cyane kubera iki takundaga abandi bantu ugasanga nyine amfashije kumva ibintu na bimwe. Rero niba ushobora kuba ufite umuntu uzi Bible bihagije cyangwa se umuntu ushobora kuba yagusobanurira musobanuze azagusobanurira. Nawe ni overthinker Loli? No Bible lover. Is the Jesus. Hallelujah. Jesus. Yiga Bible kugira ngo akora étude biblique. Ego ko yarayikoze ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane. Aziko biba mu nzozi zanjye ntigeze ndeyariza. Nifuje gukora teze. Nukuri niba hari ngewe nimva kuyisi ndakoze teze ya théologie. Parce que enfin ngewe ntago mbasha kwikaza. Urabona ari abanglofoni bavuga overthinker. Hari abandi bavuga mu Bafaransa hari ibyo bita ngo TDAH, hari ibyo bita za haut potentiel. En fait navuga ko uyu munsi cyane cyane na internet imaze kwibasira abantu bose. En fait buri muntu wese asigaye
ashaka gucreya agaconcept ku bintu bitandukanye surtout ko ibyo bintu by'abantu bipoza les questions existentielles et njyewe muhe n'umuntu wipoza izo questions existentielles mba intéressé njyewe nanjye nkunda kuzibaza ariko sinkunda kwemera ko banshyira muri kaze runaka ariko mu byifuzo byanjye ahantu Imana ite gukubitira igikoni hari igihe nigeze kwibaza sinzi ikintu nabonye dore ko ibintu byose mpita mbyibazaho banyibajijeho nanjye kwibaza ko sur l'existence de Dieu Imana ite nkubita événement tak 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 mu buzima zigaragaza yuko ari Imana événement franchement que moi-même je ne suis pas capable de faire icyo gihe nari nareruwanye de Dieu nari mfite ibibazo runaka nameze neza muri icyo gihe ariko nyine ubundi nkibaza nkabona Imana nayihari nayishaka nkayibura nuko icyo gihe nari mfite opportunity runaka nagombaga kuba nageraho ariko mbizi neza yuko nkabibona nkagaca c'est impossible ubwo narabigerageje nkabona sibyo nkabona biri impossible Imana itubikorera cyose cyarimo uzanuhita umenya ko ari Imana kuko imbaraga zawe z'umuntu ntabwo zibishoboye bon Divine nzongera ngo utumire spécialement narabitse Lori tuzazana icyo gihe n'umunyarwanda nawe cyane nurezo wumva Lori w'umuzungu wawe Lori ntabwo nari mbizi ni Lori ni Loli Lori nuko mvuga nabi izina ry'abantu mega R yanya twese ikibazo cya R na L tugihuriyeho so Lori vraiment ahubwo ndasaba contact zawe kugira ngo nanjye umfashe gusobanukirwa ko mfite byinshi nibaza kuyi point et puis mfite abantu benshi dukunda kuganiraho ni sije ntagikunda kuganira n'abantu kuko akenshi ndambatesha umutwe kuko mbaza ibibazo byinshi ko mfite byinshi pe ariyo mpamvu nifuza gukora teze muri theologie ntumbaza impamvu mbyifuza kandi mfite ubushobozi bwo kubikora voilà uzabikora no nshobora kuzabikora uzabikora kubera iki ko nkeneye gusobanukirwa kuko reka bambwire gusobanukirwa kwawe dore bya bibazo bye ngaho mbaza gusobanukirwa kwawe kuzaba gushingiye ku ki nshingiye ku kintu kimwe njyewe mu bintu principe yanjye mu buzima nanga kubeshya sibyo nanga no kubeshywa urabona kubeshya ubu none ahantu ushobora kuguhamagara uri hano hafi ya metro Jaurès ukambwira ngo ndi Serazar sibyo nyamara natambuka nkakubona hariya ubwo horasiyo yanjye nawe ihita irangira kuko niba uri capable kumbeshya akantu nkako ngako don't you think you kugomba kwiga your Bible to be closer to God ni ukuvuga ngo impamvu ni iyi mbe street ni ukuvuga ngo njyewe nkunda Imana pe uko nakuze nyibwirwa urumva nuko nyimagina kuko ngiye mu mutwe wanjye Imana is biggest Imana nini ntabwo umutwe wanjye uri capable kuyimagina antwe ntangiye kwimagina Imana ntekereza urabona conscience twese ku isi tugira conscience ariko muri conscience yawe hari ibintu uri capable kwimagina ariko ubu none ntabwo ushobora kwimagina ubuzima bwo kuri Mars utaragerayo ntabwo Imana z'umuntu nshaka kujyongera exact en fait hari conscience y'umuntu iri limité njyewe umutwe wanjye uri limité ntekereza ko Imana yo noneho iri illimité irandenzi ku buryo noneho niyo umuntu ari kunsobanurira Imana it's like bro wowe ufitiye conscience itumubasha kunsobanurira Imana so noneho kwiga theologie c'est quoi icyo nifuza gukuramo nukumenya parce que twese Imana uvuga nawe wayize uyirebera muri Bibiliya wayize mu rusengero nkeneye ko uriya mu concepteur iyo ni topic tuzaganiraho ikindi gihe parce que nubu nanze kukikubaza kuko ntago wahita umbasha kunsubiza direct noretse sinkikubaza none aha nengeye kubaza ngo Imana wayibonye ute noretse kukinsubiza guys rega twageze muri subject favorite yanjye ngiye ndakure kukinsubiza gusa jewe ikibazo gituma nshaka kwiga theologie no kugira ngo menye abari abajama badusobanurira Imana ndashaka kumenya hari uburyo basobanurira Imana abantu excuse-moi kubyita gutyo abantu bafata nk'injiji mu bumenyi bw'Imana noneho bakaza kudusobanurira Imana nkeneye bariya bo bitwa ngo nabahanga mu bumenyi bw'Imana kumenya uko bavuga Imana noneho nka peza nkavuga ati si Imana bavuga ni y'urukundo ni y'ukuri cyangwa bari kumbeshya kuko Imana kuri njyewe numva umutwe wanjye utari capable kuyumva so ubwo nsoreze ku icyo kibazo wari ugiye kunsubiza Imana uyibona ute uyumva ute mukorana mute Tamagin kunje ngwana n'Imana umusubize uri gusubiza aba overthinker d'abord ase ba overthinker basheri banje
imana ukuntu njye nkorana nayo nuko inyereka ibikorwa nkamenya yuko ndi wa muntu mba numva nyine mba numva nshaka kumenya ese urahari gute ndasenga nyine tubwire gute pastor iyo banza mu nsenze nkarira mitamenya ko ihari that's my icyo gisubizo ntago cyanogeye nta nubwo cyanogeye ni mu bafinka rero je même pas encore fini nino hari igihe usenga imana ukayibwira ati I wanna do this hari nk'ikintu kera nasabaga ntubibwira ururukira ugende oya nurwanye rugiye rushaka hari n'igihe kera nasabaga kuba patient na patience niba ari umuntu muri utaragiraga patience c'est moi n'ubu nyine karacyazamo ariko nyine urumva ko kagabanyutse noneho imana ndayisenga ngo wambara ukaba patience il m'a pas donné patience juste ngo pim patience il m'a donné des événements zituma niga kugira patience niga gutegereza nkiga gutegereza ibyo rero ni gutumenya ko ari imana kuko warayibisabye right urabizi noneho bitewe n'ama événement hari icyo bita imbaraga za muntu sibyo hari n'icyo bita imbaraga z'Imana hari ibintu ukora ukabona yuko ni imbaraga z'Imana ntago ari imbaraga za kimuntu iyo bajije kuba wakora patience ku kintu uzi ko utari vraiment du tout patience twimenya yuko ari Imana iyo isabye kureka ikintu ejo n'ejo bundi ukabona ewana tu as plus le goût de cette chose tumenya yuko c'est pas ta force à toi parce que warabigerageje biranga inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu ya biranga ariko kuyakanga ukabona biremeye sira utumenye ko nizo mbaraga z'Imana ntago ari imbaraga za kimuntu sibyo rero niyo mpamvu mbabwira ngo kumenya imbaraga zawe n'imbaraga z'Imana ni ibintu very important kuko tu connais la différence. none se ko hari abantu badasenga ibyo nabo bikabageraho badasenga ibyo bintu no hari abantu badasenga akaba adafite patience akayitravaye patience ikaza akajya mu bigeragezo bikaza en fait ari kubonera imana mu bigeragezo cyangwa mu bibazo vraiment c'est la question très honnêtement parlant nkunda gupoza abantu kuko ntabwo ari abantu basenga baguwe neza gusa ego komana ahubwo se nubwo baguwe neza abantu senga no niyo mpamvu yo nkubaza ngo wabonye imana utengwa imana yampaye ikigeragezo ngo mu kigeragezo nyiboneramo n'umuntu udasenga imana icyo kigeragezo kimujyaho en fait niyo mpamvu nakubwiye ngo mu kunsubiza iki kibazo ntusubize nk'umupasiteri kuko umupasiteri uri mu rusengero asubiza abantu bose atitaye ku mitekerereze yabo ariko no wowe niba nawe ugira izo question existentielle uri overthink urabona ko nk'uyu munsi harimo nk'abantu bavuga ngo isi ni umubumbe abandi bakavuga ko le monde est plat abandi bakavuga ko isi irijiga ari nini cyane ahubwo ko akaraga parti gatoya ko iriya mur de glace iriya izungurutse isi ari barrière itubuza kugera mu zindi civilisation en fait hari plusieurs idées non yo uri overthinker et puis ukaba uri kuba mw'iyi myaka tubayeho internet iriho tout le monde raconte ibyo yiboneye hari ama réalité système yagiye itubuza kumenya hari n'amarealité abantu bakreya abo bita aba conspirationaliste cyangwa se abantu bakora ntuza théorie du complot barakonta les histoires rimwe na rimwe ukavuga ati qu'est-ce que c'est ça tu vois ugasanga ofete batweretse ko turi hari n'abavuga ko turi mu isiri comment on dit turi mu isi iri simile en fait mu isi tari isi quoi reba juste kugira ngo nkumvishe icyo nshaka kuvuga ariko encore une fois ndi kwiyadressa kuba overthinker nonaha ko ndibuze kubavaho ndabavaho mu kanya nsubire mu buzima bw'abantu basanzwe urabona nk'umugabo witwa Elon Musk afite societe yindi yitwa Neuralink deja batangiye gukora experience aho bagushyiramo pisi mu mutwe noneho ukaba umeze ufite nkaho cerveau yawe uhindutse ordinateur numva abo bantu bavuga ko bishoboka ko ari igisi izagera twese tukaba turimo iyo pisi nitugira iyo pisi tuba turi gukontororwa n'iki ordinateur kinini cya Elon Musk donc tuzabaho uko Elon Musk abishaka pisi ivugwa muri Bibiliya no buretse gace turahagenda step by step noneho nkakubwira nti niki kivuga ko twebwe tudafite indi pisi bashyize mu bo dukomokaho kugira ngo twemere ibintu nk'uko tugomba kubyemera ndi kukubaza ikibazo cyaba overthinker bampaye bandi tuziranye niyo mpamvu ndi kukikubaza kuko mbonye mu overthink ushaka kubisubiza kuri wowe encore une fois
ndagisubiramo cya kibazo ngo ni gute wemera Imana ko ari Imana. Icya kabiri, ese ubu buzima tubayemo wowe koko ububona ibyo tubayemo tutari muri simulation? Ni ijambo nari nabuze. Ah, ça peut pas être une simulation. Ça peut jamais être une simulation. Déjà iyo wizera yuko Yezu yagupfiriye nk'umukiza, ntabwo ushaka kuvuga ko ubuzima bwawe ari simulation. Ubuzima bwawe kuri iyi si ni urugendo certes, kuko ntabwo turi abahanga, turi ab'umwami, dufite uwo twapartene. Donc niba njyewe napartene na Yezu, ntabwo nakima ko ndi kuba mu buzima bwa simulation. And mwibuke yuko twe twahawe la liberté de choisir certaines choses, kandi niba ufite nuze simukadi iri kukuyobora mu bwonko bwawe, ntabwo ushobora kugira liberté yo kuvuga ati ndagira nabi cyangwa se singira nabi. Uzajya ku kazi ukora ibyo ukora, utahe uryame ntatsiri. Ariko yaguhaye liberté yo kuba wabona ubururu n'icyatsi, yaguhaye kuba wamenya icyiza n'ikibi, yaguhaye liberté yo kuba wakemera kuba umwana mwiza cyangwa se umugome, kunywa inzoga cyangwa se uzinywe, kwica cyangwa se si wice, gukubita cyangwa se si ukubite. Ubwo urumva la liberté d'un être humain, c'est ce qui fait que c'est pas une simulation. Par contre, ce gihe bazaba bambaye ibyo bintu mu mutwe, il y aura pas de choix. Il n'y aura pas la liberté. Tu feras ce que l'ordinateur te dit de faire. Donc, il n'y aura aucune liberté. Pour l'instant, il y a la liberté. C'est pas niyo mpamvu n'abantu bavuga ngo none se ko Imana ngigira nabi. Non. Imana ngigira nabi. Imana ngigira nabi. Imana yahaye liberté umuntu niwe uvuga ati ngiye ndica. And that's it. Ushobora no ko Imana yemera ko umuntu yicwa. Imana once again iguha liberté. Sibyo? Ushobora gupfa wishwe ikintu, uzize ikintu, ushobora no gupfa uzize indwara cyangwa se ikindi cyari cyose. Muri make liberté y'Imana iguha ni ituma isi yaba mbi, ni ituma Imana irakuburira, irakuvugisha, akenshi nakugenda nawe cyamara ahantu sohaje. Nuze wawe ton conscient, umutima nama wawe. Ton Saint-Esprit, irabikubwira ikavuga ati certaines choses va pas là-bas. C'est bien. Bugiye nibyo byana ni kuvuga ati ufite liberté ariyo yose. C'est bien. Rero kuba ufite liberté nicyo ko ngera kuvuga ati il y a aucune simulation. Aucune, nada, rien. Par contre, de moi tu sais quoi que c'est sim card, my dear friend. Il y a pas pleurer ici hein. Iyo sim card yaranavuzwe muri bibiri. Wabwirwa n'iki muri Covid muri rwa rukingo ko arabavuga ko mu rukingo bagiye bayiduteramo babateyemo inyo baduteyemo sim card. Okay, ni iki kigaragaza ko bayiguteyemo? Ntabwo mbizi. Tu sens un mari dans ta tête? Atukabavuga ko abantu mwakingiwe, nge ntabwo nafashe urukingo. Nge nararufashe. Hallelujah. Amen. Divine tumusezeraho mu cyubahiro ni warafashe urukingo bayi. Uri kumvizwa izina ryanjye nitwa Divine nta kintu kimwe. No weapon can be against me. I don't know if you understand that. Niyo byaba biturutse muri leta ya hehe nada welu. Kankubwira ikintu nangiye kukubaza, cyazo nangiye kukubaza. Kubera iki wumva ko abantu ibintu byinshi biri abantu benshi bari gushaka kuba bahimba ibintu bitari uziko c'est ce qu'on appelle antichrist. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'antichrist il cause le plus vite. Tu sais ce que je pense comme type? Je pense qu'amaze nk'imyaka igihumbi ku isi. Oui. Antichrist. Parce que quand je vois ibyo tubayemo nunabishaka reka nkubwira akantu vraiment pour kubukla bimwe byaba overthinker twavugaga ko nubwo ndabivuga mu sens. Je t'invite kuzareba film ebyiri na masérie nyuma yaho tuzaganira. Série ya mbere ni yitwa Les 100, The 100. Sibyo? Urusha kuba warayirebye. None numara kureba Les 100, The 100. Numara kuyireba uzarebe n'iriya série ya Black Mirror. Black Mirror. Numara kuzireba zombi uzarike twongere tugire akandi kaganiro. Okay. Oui, impamvu navuze ngo imyaka irenze igihumbi Antichrist aje ku isi. Vraiment ndakavuga nihuta nushaka ko tuzabidevelopa tuzabikoraho ikindi kiganiro. Nuko iyo nsomye Bibiliya, sibyo ngakoresha n'ubwenge bwanjye nkareba n'ibyo mbona byose birahabanye. Kubera iki bihabanye? Uyu munsi nureba. Vraiment. Non, mbona bihabanye kuko hera d'abord ku ubushakashatsi dukora
nta cyumweru kirashira niba ntibeshye iyo robo n'abanyamerika babiri bayikoze urumva ndaza kugushakira information zikohereze iyo robo en fait ifite forme imeze nk'ishevare ariko imbere isova abantu mu mashyamba ari mu muriro noneho baranje bayihereza visage de l'antichrist exact noneho nkabona iriya twebwe icyo tugezeho periode ngiye mbona turimo niyo kutubwira terega burya ni twebwe tubayobora ku isi hose iyo ureba ibintu ukavuga ati si besoin dufite nk'ubu urambwira ko umuntu ufite projet ufata amamiliyari akavuga ngo ari kwiga ubuzima bwo kuri Mars tugifite abantu bari kwicwa n'inzara muri Ethiopia dufite abakene bari mu Rwanda yewe na hano mu Bufaransa turacyabona abakurushari barara ku muhanda eske buriya n'urukundo rw'Imana rwo kujya kuinvesti izo miliyari mu kirere aho se akunda Imana exact ni cyo ikibazo abo bantu ni batuyobora inyuma yabo bakorana n'aba businessman kuko reba nkano mu Bufaransa hari ikintu nabonye nshaka kubwira uzazane agataxi hani Paris cyangwa akametro kawe utari muri RTP bakwirukaho so usanga ibintu byose inaha ni ibintu by'umuntu umwe c'est structuré ukaza gusanga noneho umubose wundi ubyihisha inyuma ninde na madini uyu munsi mu byiza dutunze hano mu Bufaransa na amakatedrali na nkejo umusibejo nakoreye ikirori muri monasteri mwe monasteri mu Birigi harimo amasare harimo amarogi harimo ibintu byose ku isi nta muntu ukize nka kiliziya so kubwangira nkavuga nti bari abantu hari ukuntu bagiye badutwara mu gapine kabo bagenda batuzunguza ariko noneho ahantu bigeze avec une intelligence artificielle siriko n'abantu basigaye bavuga ngo chat GPT ni intelligence artificielle ngo hari isopike hari indi mega esprit izihishe inyuma tellement zitwinjira mu buzima bwa cyane so ngero niho mvuga ngo antichrist kubwanjye twebwe twavutse tuhamusanga n'ababyeyi bacu bavutse bahamusanga ariko ntitwabimenye bakomeza kudutwara mu Kigali reba nk'iyi dossier Epstein ejo bundi bashyize hanze iyo urebye n'abayobozi bose bakomeye bo ku isi bayirimo kandi Epstein yari afite inzu hano iruhande yari afite apartment hano ruguru iruhande hagati ya Tour Eiffel na Arc de Triomphe et pourtant ubuyobozi bwose bwari buhari noneho ureba ubuyobozi reba hano Ubufaransa duhagazemo perezida wacu n'umugabo warongoye mwarimu we banza wumva ikibazo ahantu banza wumva ikibazo ni umugabo utarigeza byara udafite abana wowe urambwira ko hari humura iri hasi mu mazi wangu urambwira ko umuntu utarigeza byara yaza kwigisha mama wawe uko barera umwana no uwo muntu no si igihugu si umubyeyi n'ubwa mbere ku isi ndi kukubwira ko antichrist ari kugaragara n'ubwa mbere ku isi habayeho umuperezida utagira abana kuko ubundi ugiye kuba perezida wakoburija kuba ufite umugore uba ufite famille none reba wa mu perezida utafite abana yashyizeho premier ministre atari niwe premier ministre wa mbere ku isi homosexuel urumva antichrist atari kwigaragaza kuba washyizeho ministre uri gay whatever that's not a problem no there is a problem. Tell me your problem on it. Bibiliya mbwira ahantu handitseho ko umugabo yemerewe kurongora undi. Ahantu muri Bibiliya nabibonye ni Sodoma ni Gomora ibyahabaye nibyo dutegereje. Kankubwira. Tu sais ikibazo cy'abantu c'est parce que on prend notre existence et on prend les péchés des autres, on veut le mettre une réalité. Wowe tu yaskwibaza ku bibazo ku byaha byawe. Wowe nk'umukristo ufata yuko homosexuality ari icyaha. C'est bien. Wait, umugeni icyaha. Wowe ukora ibyaha bingana bite ku munsi? En fait, iyo ni ya comparaison twahereyeho. Est-ce que moi je viens de te dire non quand on regarde que moi j'ai compris comme une chrétienne. Je peux condamner le fait d'être d'être gay ou d'être lesbienne, mais je peux jamais condamner ou empêcher ça. Zuko bari kurubona muri ekra buri ari runini. Yeba we nanjye wende kubona ndi hano ni runini mbwira nyirebera ntururebe basi. Nagubura nago natuza rukiri hariya wallahi ndahavuye. Guys. No ofete rwagize ngo ruri kutubona rukagira ngo turubuke. Hey. Ariko ntabwo ari twebwe ruri kutubona hariya muri ekra twiganirira. Rwagiye. Nuko niba
je peux pas condamner, je peux condamner l'homosexualité parce que je suis chrétienne, etc. C'est pas autorisé mais je peux pas condamner la personne, je peux pas empêcher la personne de vivre, je peux pas empêcher cette personne-là de réaliser ses rêves. Whatever, kuba ministre. Non, ndumunyabyaha ariko ko yizingiye nako. Kamubwire Yezu ufatiraho urugero. Yagiye mu rusengero rw'Imana asanga bari kuhakorera business. Byose abikubita umugeri arabisohora. Nagagiye kwa pastor. Bamarayika bamanutse Sodoma na Gomora basanga abagabo n'abagore abagabo baryamana n'abagabo. Teromake n'abamarayika bashatse kubasambanya. Bivugwa ko hari n'abamarayika baryamanye n'abagore b'abantu. Uwo munsi Imana ibamenaho umuriro. Noneho ibyo wowe niba uri umukristo ukaba wemera ko homosexualité ari ikintu kiri normal. No kuvuga ko ubukristo bwawe burashekajeka. Ntabwo mvuze yuko ari ikintu kiri normal, mais mvuze yuko ils doivent pas être empêchés de vivre ou de réaliser leur. Ndabafite b'inshuti zanjye. Ariko ngo bajize niba inshuti zawe ngiye hari ikintu utari kumva. Ndi kukubwira yuko ariko simbyemera ibyo babamo. Icyo umuntu ari cyo. Wowe se umuntu yeme. Okay, niba unywa urumogi. Ngiye nkaba nemeye yuko utanywa urumogi. Est-ce que nzaza kuvuga ngo ntabwo ufite uburenganzira bwo kuba uzandeka Ministre nk'urumogi nimenye kwa nk'urumogi ntabwo nzatuma ba ministre. Ikibazo kiri hehe? Ko wowe urunywa kandi ejo ubundi ukajya mu misa? Niba ndunywa ukangira ministre ubwo uzaba ukoze igihugu. My dear friends, kamabwire nimuzagira urwango ku bantu bitewe n'icyo umuntu ari cyo. No, iyo ntago ari changement. Nimuzagira urwango kubera yuko urwo rwango uri kugira uri wowe ubwawe uri gupesha. Urwo rwango uri kugira nuze kubera yuko ari umge uri gupesha kandi we yimereye neza we yifitewe n'Imana ye. Uwo uri kumbwira ngo nta burenganzira bwo afite bwo kuba yaba umuministre kubera ko ari umge. Me wumvishe banza wumva ibitekerezo bye. Umuntu ashobora kuba afite icyaha runaka ariko afite ibitekerezo bishobora kugeza igihugu kure. Uri kunyumva? Kubera iki Sodoma na Gomora yarimbuwe? Yarimbuwe n'ibyaha byabo. None se mu byaha byabo habagamo uburezi bye n'ubuge gusa. Mu byaha habagamo uburezi n'ubuge gusa. Ariko icyo nicyo cyaha cyari cya mbere y'ibindi. Buretse baricanaga, barasambanaga, baribaga, bakoraga ibyaha byinshi pe byari biremerewe. Na papa yarabivuze mubasengere mubagirire muwe ariko si mubamagane n'ahantu namwe bigize bavuga ngo mubamagane kuba kiri kwamagana umuntu. Ese wemera ecumenisme? Je sais pas qu'est-ce que ecumenisme ni biriya abapadiri papa ngira ngo uyu papa wacyuye igihe niwe wari wabitangiye byo guhuza amadini. Islamu, christianisme, catholique, protestantisme byose bikaba ikidini kimwe. Je crois en seul Dieu. Chaque personne qui croit en mon Dieu qui est Yahweh, qui est Alpha et Oméga, je suis d'accord avec lui. Donc wemera ecumenisme nawe? Nizera yuko uko Imana yaturemye turi abantu yari Imana imwe. Niba mugenzi wanjye yemera yuko iyo Mana ari nziza kandi ikiza, niba mugenzi wanjye yemera yuko Yesu ari umwami kandi akaba nawe ari Imana, je vois pas pourquoi n'abandi gukora. Ladies and gentlemen, ibintu by'Imana n'ukuri mbabwiza ukuri. Niba hari umuntu uri kumva ibyo mvuga version yanjye ntayifate neza mbanje kumusaba imbabazi ndisegura. No, ndisegura kuko that's your opinion. That's my opinion. Ngewe afite nta nubwo ngiye uko mbitekereza nabivuze cyane kuko ntago nkunda guhatsinga abandi. So by the way, reka iyi topic y'Imana tuyisubikira aha ngaha. Aho byose turabisubitse kamabwira. Agataho mbere yuko judge person, instead of judging a person, pray for the person. That would be better. Voilà. By the way, hari akantu nubaretse kusezera. Nuvuga ngo iyi sije y'Imana tuyijyaho. Nandi kuvuga ko jewe mbona ko Antichrist yageze ku isi déjà plusieurs années avant. Kuko iyo mbona imyaka igihumbi. Kuko iyo ndebye reka nkubwire izi indege dukora, intelligence artificielle dukora, izi za chauffage, izi modoka ukubloka. En fait, science ukuntu itera imbere cyane, c'est pour nous éloigner kuri cause ultime Imana yaturemeye. Kuko iyo ngerageje mu bwenge butoya bwanjye, reka nkubwire, iyo ngerageje gutekereza mu bwenge butoya bwanjye mfite nk'umwana w'umuntu, ntekereza ko Imana nyifata nk'umubyeyi. Umubyeyi arera abana akabashyira hari akabaha. Ariko rero byaba byiza amenye umusaza wanjye twarore niwe munsi atakoze aze dukore.
ndumva utataha ngo ugaruke. Oya, ubishatse twazakora emission spéciale. Guys. Hey. Hello. Uzi uko mumufatisha ko nzamubazana, don't worry. Guys, twabanye neza sibyo, reka tuzaganira ikindi gihe kuko na kamera nayo ubwayo iri gushiramo umuriro, so kandi bagomba kumfotora. Uze ko nyeri mukunda Imana namwe mwikunde. Sibyo, twongeye tuganire. Monsieur, utumye ntekereza byinshi uyu munsi. Allo? Yanongeye kumuhamagara kandi atayaye. Niba wari uguhamagaye? Oya, ninjye wari umuhamagaye bwa kabiri kandi. Wasanga Imana yari ishatse kumuhamagara kugira ngo yitabe. Edo. Mbona ibisubizo. Roni? Allo? Wakoze? Wapi? Uri hehe? Serazari. Umva wahise tugahora tugakora ikiganiro. Ukora ikiganiro gusa wumva ushobora kunanga dukora ikiganiro. Banza wumve, hano mfite umuhungu yandembeje, ndi kumubwira ibintu ku Mana ntago ari kubyumva. Ende? Ni Afro Swing uramuzi yajya? Ende? Afro Swing. Nawe nzi. Ari kumbwira ngo lui, banza umvise, ngo lui pense yuko ngo Antichrist imaze imyaka 1000 ku isi. C'est cassé ça intérêt. Ngo Kubwira ngo ngiki? Antichrist imaze imyaka 1000 ku isi. Oya, umwuka wa Antikristo nyine usanzwe uhari. Amen. Antikristo ntabwo yari yaza. Thank you. Ikindi kintu ari kumbwira ngo nuko ngo tutagomba gushyira abaminisitiri babagiye mu butegetsi. None se ibyo bintu bibiri na bibiri. Aho ko ari abantu batora, kuba watora umuntu akabumubwiye baba bamutoye ngo wabikora he? Nyine bari kubigenderaho ngo Imana ngo yaremye ngo umugore n'umugabo ngo nkwingo nko akiyogwa ko nabari abantu. Imana yaremye umugore n'umugabo ibyo bakora n'ibyaha. Ariko ntabwo icyaha cyakagombye kuba cyabuza umuntu nkuko nanjye ndi umunyabyaha nawe akaba ari umunyabyaha, ntabwo icyaha cye cyakagombye kuba cyamubuza kuba minisitiri. Ugiye gutora nkamenya ko umuntu ari umubwiye nawe natora. Nawe ubwo rero nawe ufite kandi ministre nta nubwo bamutora baramunoma. Noneho n'uwanomye ministre w'umugeni umutipe udafite abana, en plus warongoye umugore uruta nyina. Maze wumva ibyo se kandi ibyo bihuriye he? Ni bya bindi byo kuvuga ko Antichrist yatugezemo. Umusa umva mon frère, je suis désolé kuba tugufatiranya aha ngaha, ariko ari kunyubikaho urusyo, none arakuzanye ndavuga nti Imana ishimwe umwe wabasha kumpa ku bisubizo bizima. Noneho ngashaka kwiga Bibiliya nambwenza No, nukuri biri muri rêve yanjye yo kwiga theology. Ni byiza ufite Bibiliya. Mfite yo umucuti wanjye aheruka kumpa ku ngufu. Mfite n'indi muri application ariko iri physique vraiment wanjye iri ruhande rw'igitandira hari. Kandi ayisoma buri munsi. Buri munsi rero nibwo ujya kwiga neza. Ahubwo dupange duhure wabona nanjye mfashe ku gakiza. Nagagize. Uri hehe? Kuri Jores kuri 5. Tuze Serazari. Okay, turaje. Voices rise, wisdom flows, stories deep, the future glows. Urumi Podcast, truth.